akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Nshuti bavandimwe mudukurikirana turabasuhuje kandi tubahaye ikaze muri ibi byigisho mugezwaho n'ababwirizabutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Nge tugiye kubana muri aya masaha nitwa Mboneza Tomasi. Tugiye kwigana insanganyamatsiko itubwira ngo umugore w'intangarugero. Mbere yuko dusesengura iyi ngingo reka tubanze dusenge. Urakoze data wa twese uri mu ijuru, dupfukamye imbere y'intebe yawe tugushimira ibyiza byinshi wadukoreye. Buri wese wamuhaye kurama, abandi wabahaye imiryango, wabahaye abagabo n'abagore, turabigushimiye, uhabwe icyubahiro. Rero tuje imbere yawe tuje kugira ngo twige ijambo ryawe rirera, tubabarire gukiranirwa kose twagize n'uburangare twagize mu kuzuza inshingano z'umuryango, utubabarire ibyo twagukiraniweho, buri wese umwambike imbaraga, umutsindishirize duhimbaze urukundo rwawe. Ngaho duha imbaraga y'umwuka wera iherekeze ijambo ryawe muri buri mutima uzumva n'uri kumva ubu. Twese uduhe kugukiranukira, buri wese umuhe guhugukira kuzuza inshingano ashinzwe mu muryango kugira ngo umuryango uhinduke ijuru rito nk'uko wabigambiriye, tubyatse mu izina rya Yesu. Amen. Inshuti muvandimwe udukurikiranye ndetse ukunda gukurikirana ibiganiro by'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi, twongeye kuguha ikaze muri uyu mwanya muri iyi nsanganyamatsiko tugiye kwigana itubwira umugore w'intangarugero. Birashoboka yuko waba uri umugore ukaba nawe waba intangarugero mu bandi, maze ugashimwa n'umugabo n'abawe ndetse n'abahagenda. Abashyitsi bakagenda bashima urugwiro rwawe no kubitaho kwawe na gahunda ugira iwawe. Rero niyo mpamvu tugira ngo nawe ukurikirane umenye ibyo ugomba gukora, umenye inshingano zawe, hanyuma wubake iwawe h'ijuru rito. Iyo dukurikiranye neza muri gahunda zitandukanye no mu ngo zitandukanye, usanga intandaro y'amakimbirane no kudahuza inshuro nyinshi igituruka mu kutuzuza inshingano no kutumvikana. Niyo mpamvu rero dushaka kwerekana umugore w'intangarugero uburyo ajya abigenza mu rugo rwe n'uburyo yuzuza inshingano z'urugo kugira ngo akundwe n'abahandi. Kuko umugore ufata ameza akayorosa ikizizi ntabwo ashimwa n'abahandi, kandi umugabo nawe uteye ubwoba nk'intare nawe ntabwo ajya agira ijuru rito iwe. Mu gitabo cy'imigani igice cyaho cya 12 ku murongo wa 4 hari ijambo ritubwira ritya riti: umugore w'ingeso nziza abera umugabo w'ikamba. Umugore w'ingeso nziza abera umugabo w'ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufwa. Mbese ubwo bivuze ngo umugore w'urukozasoni ni nka kanseri, ariko umugore ngo w'ingeso nziza abera umugabo w'ikamba cyangwa ikiratwa mu bandi, cyangwa amubera icyogere mu bandi. Niyo mpamvu rero umugore mwiza w'ingeso nziza ajya atuma umugabo we agira amahoro, ashobora gutuma umugabo we arama, ashobora gutuma umugabo we atarwaragurika kubera umutima uboneye no gutuza k'umutima we akomora ku rukundo ndetse no kwitabwaho yagaragarijwe n'umugore. Mu gitabo n'ubundi cy'imigani igice cya 14 umurongo wa 1 haranditse ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfapfa w'ubwe ararusenya. Mbega kaga! Umugore w'umutima yubaka urugo rwe, ngo ariko umupfapfa we ararwisenyera. Ngizi ingorane ziriho. Rero bigaragara yuko umuntu agomba kumenya inshingano ze, agomba
dore ko abakurikirana neza mu bitabo bitandukanye, abantu benshi iyo bashaka gukora ibintu bakunda kujya mu mahugurwa yabyo, abashaka guhinga bagashaka ababahugura mu guhinga, abashaka korora bikaba uko, abashaka gucuruza bakajya kureba abantu bize ibintu by'ubucuruzi za bizinesi bakabahugura, ariko abantu bibwira yuko umuntu wese ugize imyaka runaka yemewe y'ubukure agomba gushinga urugo, atazi ibibera mu rugo. Ni ingorane zikomeye cyane, niyo ntandaro y'ibibazo bibera mu ngo bitandukanye, guhohoterana, gusenyuka kw'ingo n'ibindi bibazo biba bitandukanye. Niyo mpamvu rero tugira ngo nawe wumve umugore w'intangarugero imiterere ye, niba uri umugore ukosore gahunda zawe kugira ngo zigende neza, niba uri umukobwa witegure kuzashinga urugo rwiza ruboneye ruzahinduka ijuru rito. Mu bintu biranga umugore w'intangarugero, icya mbere nuzi kandi ushoboye inshingano zo mu rugo. Aba azi inshingano zo mu rugo kandi akaba azishoboye. Wakwibaza utese inshingano zo mu rugo zaba ari izihe? Iya mbere ni ukwita ku mugabo, iya kabiri ni ukwita ku bana, iya gatatu ni ukwita ku rugo. Ni ukwita ku mugabo, kwita ku bana no kwita ku rugo. Ibyo uko ari bitatu umugore wese biramureba. Mu gitabo cy'Abefeso igice cya 5, mu gitabo cy'Abefeso igice cya 5 umurongo wa 22 harimo iri jambo: bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Iri ni itegeko ry'Imana. Iyo dusomye mu gitabo cy'urugo rwa gikirisitu ku ipaje ya 83 naho haranditse hagira hatya hati: buri mukobwa wa Eva afite uburenganzira bwo kuronka ubumenyi bushyitse ku birebana n'inshingano zo mu rugo, kandi akakira inyigisho zihariye ku byerekeranye n'imirimo y'imuhira. Buri mukobwa wese agomba kuba yarahawe inyigisho zimubashisha mu gihe azaba umugore cyangwa umubyeyi kuzuza inshingano zimureba nk'umwamikazi. Noneho kuzuza inshingano ngo agomba no kubyiga. Naho ku ipaje ya 84 haranditse ngo abakobwa benshi bafata guteka no kwita ku rugo nk'uburushyi. Ku bw'iyo mpamvu benshi ni abashyingirwa bakaba abayobozi b'ingo zabo badasobanukiwe na gato inshingano zibareba nk'umugore cyangwa umubyeyi. Mbega ingorane! Ngo abantu bamwe imirimo y'abagore bajya bayifata nk'uburushyi, bakayifata nk'akarengane, bakayifata nk'akaga bahuye nako, ngo maze bikazabaviramo kuzajya gushyingirwa batazi ibyo bagomba gukora. Ngo maze bagerayo bamwe bakumva bazashaka abakozi, kugeza igihe n'ibyo umukozi atemerewe abimushinga. Bikaba ikibazo kinini cyane kuko atazi ibyo ari byo, bikazabaviramo akaga n'ingaruka. Bamwe ingaruka zikunda kuvamo ni uko umugabo yitabwaho n'umukozi, bikazarangira yikundiye umukozi iyo uwo mugabo adakunda Imana. Birangira yikundiye umukozi, bijya bibaho. Abandi nabo bikazarangira abandi bamujyanye, abandi nabo bikazarangira amubereye umutwaro n'ibindi bitandukanye. Rero ni ingenzi yuko umugore asobanukirwa inshingano ze kandi akamenya kuzuzuza nk'uko biri kugira ngo bigende neza. Muri iki gitabo ku ipaje ya 87 haranditse ngo kumenya inshingano zo mu rugo ni iby'agaciro katagereranywa ku mugore uwo ari we wese. Imiryango myinshi yagiye ibura umunezero bikomotse mu kudashobora kuzuza inshingano k'umugore cyangwa umubyeyi. Ngo icyo bibyara ni uko umuryango ubura umunezero, bakabaho bameze nk'abari muri gereza cyangwa se mu muryango, kugeza igihe abana bakunda gutaramira ahandi, umugabo agakunda gutaramira ahandi, akazahakura ibiyobyabwenge, gukunda inzoga, gukunda itabi n'ibindi bitandukanye, kubera yaburiye umunezero iwe akajya kuwushakira ahandi. Ngizi ingaruka z'umugore utazi inshingano ze kandi utazishyira mu bikorwa. Icya kabiri nk'inshingano y'umugore w'intangarugero
agomba kuba azi neza ibyo mu rugo rwe, akamenya ibyo atunze, akamenya ibyangiritse, akamenya ibyasanwa, kugira ngo bisanwe bitarangirika burundu. Hari igihe bijya bibaho mu rugo hakaba hari ibintu bimwe akajya ayoberwa aho yabibitse, akazasanga byaraboze, ibindi byarafuritse, ibindi byarangiritse, hakaba n'igihe babijugunye kandi byari ingirakamaro kubera ko byangirijwe no kutamenya iyo biri. Rero aba agomba kumenya aho biri, kumenya umwanya wa buri kintu, iyo ni inshingano ze, kumenya uko kimeze, niba kimeze neza, niba cyamenetse, niba gishobora kwangirika, kumenya n'aho abika ibintu byose. Hari igihe usanga ibintu bivangavanze, ugasanga aho inkweto ziri hashobora kuba habitse n'amasahani, ugasanga aka etajeri cyangwa se akabati karimo amasahani n'ibikombe, hari igihe karimo n'amasogisi bakuye mu nkweto. Icyo ni ikibazo kinini cyane, ni akajagari n'umwanda, ibyo bijya bimara igikundiro cy'umugore. Ikindi ni ukwirinda akajagari kuri iyi ngingo. Mbese agomba kuba azi neza buri kintu aho kiri. Muri iki gitabo cy'urugo rwa gikirisitu ku ipaje ya 22 haranditse aya magambo ngira ngo dusome. Imana ntinezezwa n'uwo ari we wese ugira akajagari wifata uko ashaka kandi utazi gutunganya. Imana ntinezezwa n'uwo ari we wese ugira akajagari wifata uko ashaka kandi utazi no gutunganya. Bene ubwo butandame ni bubi bikabije, kuko butuma urukundo rw'umugabo rwikubura ku mugore we. Ngaka kaga iyo uwo mugabo yikundira gahunda. Iyo umugabo yikundira gahunda, umugore akaba ari umunyakajagari, atazi buri gikoresho aho kigomba kuba kiri, ngo urukundo umugabo yamukundaga rujya rwikubura rukavaho rukigendera. Mbega akaga kanini! Mbese ubwo ntabwo wumva yuko burya no kugira akajagari no kutamenya gutunganya ari nko kwiyanga? Mu gitabo cy'imigani haranditse ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Ubwo kumenya gutunganya bitera igikundiro ku bagore. Icya gatatu, nuzi kuba umugore kandi akaba na nyina w'abana. Bivuze ngo kuba umugore ni ukumenya kwita ku mugabo. Kuba umubyeyi cyangwa nyina w'abana ni ukumenya kwita no ku bana. Ibi nabyo bireba umugore wese. Umugore wese biramureba kumenya guhiranya ibi bintu byombi, akamenya kwita ku mugabo we kandi akamenya no kwita ku mwana, kuko iyo mitwe yombi cyangwa se abo bantu bombi ni abantu bagomba kuba mu muryango kandi agomba kwitaho anashinzwe. Rero ni inshingano ye yuko abitaho. Muri iki gitabo cy'urugo rwa gikirisitu ku ipaji ya 251 haranditse hagira hatya hati: ingeso z'umwana kandi zituruka ku rugero rutewe n'uko amashereka ameze. Amashereka ya nyina, ubwo ni ukwita kuri uwo mwana. Ni ikintu cy'ingenzi cyane ku mubyeyi, mu gihe yonsa, ko agira umunezero mu mutima we, agategeka umutima we rwose. Iyo agenje atyo ntacyo amashereka y'umwana aba, kandi ituze n'ingeso yo kwitegeka nyina afite mu byo agirira umwana we bigira icyo bimara mu byo gutunganya ubwenge bw'uruhinja. Niba uruhinja rwikanze rugashiguka ku mpamvu nkeya, nyina akwiriye kugira uburyo bwo kumuhumuriza adahubutse no kumuhendahenda. Ubwo nibwo umwana azabasha gukura neza cyane afite amagara mazima. Icya kane, nuzi kuyobora no gutoza abana. Umugore w'intangarugero nuzi kuyobora akamenya no gutoza abana. Mu gitabo cy'urugo rwa gikirisitu n'ubundi paje ya 255 umugore w'umunyamakenga aribaza ati: ni iyihe nzira nzayoboka? Nakora iki kugira ngo mbategurire kuzuza uruhare rwabo no kuzaronka icyubahiro cy'iteka? Uyu ni umugore. Inshingano zikomeye ziri kuri mwe babyeyi b'abagore. Kabone n'ubwo mutagera mu nama nkuru z'igihugu, mushobora gukora umurimo ukomeye
mukorera Imana n'igihugu cyanyu. Mushobora kurera neza abana banyu. Mushobora gufasha abana banyu kugira imico itazayoborwa kandi ngo ikurikize ikibi, ahubwo ibiramambu izayobora kandi igatera abandi gukora icyiza. Binyuze mu masengesho ahoraho yo kwizera, mushobora kuba ukuboko kunyeganyeza isi. Mbese ubwo abagore bose bemeye kuba intangarugero, abagore bose bemeye gushyira mu bikorwa izi ngingo, bahindura isi. Noneho uburezi bugomba gutangwa mu bwana, mu bugimbi. Abana bagomba kwigishwa kuba ingirakamaro no kugira uruhare mu mirimo y'imuhira. Ababyeyi bashobora guhindura iyo mirimo inejeje mu buryo bushoboka bwose, binyuriye mu mabwiriza no mu gushima bikoranywe ubugiraneza. Mbese ubwo igihe bakoze bajye banashimwa abo bana. Ni ingenzi rero yuko abantu babisobanukirwa. Rero umugore w'intangarugero ntuzi kuyobora no gutoza abana be. Icya kane, ntuzi gushyira abakozi ku murimo. Mu rugo ntabwo umugabo n'umugore bazahora ari bo bashinzwe imirimo yo mu rugo. Bazagira abana bashoboye gukora kandi bashobora no kuzagira abakozi igihe bishoboye. Ikindi, bashobora no kuzagira abantu bari muri uwo muryango bashobora kuba bafitanye amasano nabo cyangwa badafitanye amasano. Abo nabo bagomba gukoreshwa kuko ntabwo ari bo bagomba kwikoresha ngo bakore icyo bashaka. Namwe murabyumva ko uwagira ngo umuntu wese ajye yikorera ibyo ashaka byatera akajagari. Niyo mpamvu rero umugore agomba kuba azi neza ko ari umukoresha ukoresha abari mu rugo rwe, akabaha imirimo ibakwiriye. Icya gatandatu, ntushobora kwiyobora ari wenyine. Birashoboka yuko umugabo wawe ashobora gupfa yamugara. Biranashoboka yuko ashobora gukundira aha, agakunda ibigezweho, akijyanira n'abato, maze igihe waba uri kugera mu myaka yegeye imbere akaba ashobora kuguta. Rero ni ingenzi yuko umugore aticara yidamarariye, kuko Bibiliya iratubwira ngo udamaraye aba apfuye ahagaze. Mbese kwicara ukumva yuko byose uzabihabwa, ukumva yuko ari ugukora ibyo mu nzu gusa, oya, ahubwo ugomba kugira udushinga duto duto ushobora gukora. Uramutse bikugoye ufite nk'abana bato ku buryo ubona kubasiga bigoye, birashoboka yuko wakora udushinga duto, wakorora nk'ihene, ukaba ushobora kuba wayahirira, wakorora udukoko, ukaba ushobora kuba hari icyo wadukorera nawe, mbese ku buryo ufite utwo ukora tuguha udufaranga duke tugira twatuma hari utuntu wikemurira. Kuko mu bitabo bitandukanye havuga ko kutagira icyo umuntu akora bituma atakaza agaciro. Igitabo Intekerezo, Imico n'Ubumuntu ni umugabane wa mbere, paje ya 264, haranditse ngo abantu baharanira kwigorora bakwiriye guhabwa icyo bakora. Nta muntu ubasha gukora ukwiriye kumenyerezwa gutungwa no gusabiriza ibyo kurya, imyambaro n'aho kuba. Noneho ku bw'ibyo harakomeza ngo ku bw'inyungu zabo bwite ndetse n'iz'abandi hagomba gushyirwaho uburyo butuma bakora bakinjiza ibihwanye n'ibibagendaho. Bakwiriye guterwa umwete no gukora ikintu cyose cyatuma bibeshaho, bakikemurira amakene yabo bwite. Ibyo byatuma umuntu yihesha agaciro kandi akagira umudendezo uboneye. Umurimo w'ingirakamaro umuntu akora, yaba akoresheje imbaraga z'umubiri cyangwa intekerezo, umurinda ibishuko. Umurimo wose iyo umuntu awukoze, ngo nubwo yaba akoresheje imbaraga z'ubwenge cyangwa se z'umubiri cyangwa z'intekerezo, ngo umusaruro ni uko bimurinda ibishuko. Rero ni umuntu ushobora kumva atagomba buri gihe kuzajya asaba akantu kose, ahubwo umugore w'ingirakamaro, umugore w'intangarugero mu bandi, nawe ajya agira utwo akora dushobora kumufasha. Icya karindwi, ntuzi imikorere n'imikoranire y'umubiri w'umuntu. Azi imikorere y'umubiri w'umuntu, azi ibyo buri rugingo rukeneye. Impamvu ni uko azaba umujyanama w'abana, ni umurezi w'abana be, kandi
ni umwigisha agomba kugabura ibikwiriye bijyanye n'izo ngingo. Impamvu kubera ko ari umujyanama birakwiriye yuko amenya ingingo n'imikorere yazo n'imihindagurikire, akajya atanga inama ku bana be, ku bangavu b'abakobwa, igihe icyo ari cyo cyose bageze mu gihe runaka, noneho akajya abafasha. Icya munane, nuzi amahame y'isuku n'isukura, mbese azi isuku ku mubiri uko ikorwa guhera ku mutwe kugera hasi kurwara, agasobanukirwa n'isuku ahamuzengurutse, uko akora isuku ahazengurutse inzu ye, uko akora isuku mu majaride, uko akora isuku n'ahandi hatandukanye. Icya gatatu, akamenya uko agomba gukora isuku aho barara, haba h'abana n'ah'abantu bakuru, akamenya isuku mu gikoni kuko ni ingenzi, akamenya isuku ku meza aho abantu barira, ndetse akamenya n'ibyo kurya biryoheye amaso kandi bikaryohera n'akanwa, bikaba n'ingirakamaro. Ibyo akabimenya, noneho bikamutera kujya yishimira abantu ndetse akishimira abashyitsi kuko iwe hahora hateguye. Ariko iyo ari umunyamwanda atita ku isuku, iwe hagahora umwanda, yanga abashyitsi. Iyo ari umunebwe abona abashyitsi baramugora, baramuvuna, baje kumurushya, maze igihe abashyitsi bari umugisha, maze yabinubira bigahinduka umuvumo kuri we. Ako ni akaga gakomeye cyane. Mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikirisitu ku ipaji ya 85, mu kwigisha iby'isuku, umwigisha w'umunyamwete azakoresha akanya kose kabonetse yerekane ko isuku isesuye ari ngombwa haba ku mubiri w'umuntu cyangwa ahamuzengurutse. Isuku y'icyumba cyo kuryamamo n'igikoni bigomba kwitabwaho. Igitabo kitubwiye uko tugomba kugira isuku haba ku mubiri, haba icyumba turyamamo ndetse no mu gikoni. Icya 9, nuzi imirire ikwiriye. Umugore w'intangarugero aba azi imirire ikwiriye. Amenya ibyo kurya by'uruhinja, akamenya ibyo kurya by'utangiye kurya, akamenya ibyo kurya by'incuke, akamenya ibyo kurya by'ingimbi n'abangavu, kuko iyo bigeze icyo gihe ntibabone imirire ihagije, bamwe bakurizamwo ubugumba, abandi bagakurizamwo ingorane zitandukanye kubera ko batabonye imirire ikeneye. Akamenya imirire y'abasore, akamenya imirire y'umugabo n'umugore bitegura kubyara, akamenya imirire y'utwite, akamenya imirire y'uwonsa, akamenya imirire y'ugeze mu zabukuru, yewe akantu kose akaba kazi, kandi akamenya ibyo kurya bya mu gitondo n'ibya nimugoroba, amasaha babirira. Impamvu ni uko agomba kuba ashinzwe ubuzima bwabi. Igihe yanze kubikorera igihe, azabikora igihe azaba yarwaje, maze abe bahore bari ku karago kandi yaranze kubikora hakiri kare. Icya 10, nuzi akamaro ko kwambara neza, akamenya imyambaro y'abana, akamenya imyambaro y'abamaze kuba abantu bakuru, kandi akamenya n'imyambaro yo mu bihe by'imbeho no mu bihe by'izuba. Icya 11, ni uwishimira gukora. Twigeze kubivugaho, umugore w'intangarugero yishimira gukora, ntabwo yinubira imirimo, agomba kuba yishimira gukora. Icya 12, nuzi igihe cyiza cyo kubana nabi. Azi yuko ku manywa abana nabo mu mirimo, akamenya ko mu mugoroba agomba kuba ari kumwe nabo mu gitaramo, akamenya ko mu gitondo bagomba kuba bari kumwe mu gusenga. Mbese azi buri kanya kose ibikorwamo iyo ari kumwe nabi. Icya 13, nuzi ikinyabupfura kizanwa n'umuruho. Umuruho utera ikinyabupfura. Iyo umuntu yakoze akaruha, n'abandi ahaye akazi ajya abaha agaciro kuko abazi umuruho wabo, noneho bikamutera kubakunda, bikamutera kumva yuko ari bubaha agaciro kubera ko azi imvune irimo. Naho iyo umuntu adakora, ajya anenga abavunitse, akaba nyega, nyamara atazi imvune irimo. Niyo mpamvu kumenya gukora ari ingenzi. Icya 14, nuzi guteza imbere urugo rwe. Nuzi guteza imbere urugo rwe. Mbese utuje ntago ashaka kudusahura, ashaka ibihenze n'ibigezweho, ahubwo amenya niba iby'ingenzi bihari, yasanga bihari, ibyo bikaba bihagije, ubundi
agashaka ibyazana iterambere ry'urugo. Icya 12, n'uzi kuvura gukingira abe indwara. Azi kuvura no gukingira abe indwara. Mbese ubwo azi umwana ufashwe n'umuriro icyo yakora. Igihe atabonye uko amugeza kwa muganga uwo mwanya, birashoboka ko yaremba nijoro, ukabura moto, ukabura imodoka, bikaba ngombwa yuko ushaka icyo wamukorera. Ababizi. Azi umwana ufashwe no kuruka icyo yamukorera, ubwo uwo ni intangarugero. Mbese ubwo nawe aho uri, niba utabizi ugira amatsiko yo kugira ngo ubyige, ushake ibitabo bisome, umenye ibyo wakorera umuryango wawe igihe barwaye, ibyo wakora ubarinda indwara, ibyo wakora ubakingira, ibyo wakora kugira ngo bazakomere kandi bazavemo abana bawe, bazavemo abagabo n'abagore, kandi umugabo wawe agira ibitekerezo byagutse kugira ngo agere kuri byinshi. Ibyo ni ingenzi, bityo umugabo wawe azagushima n'abana bawe bazagushima. Umugabo umwe ngiye gusoma muri iki gitabo cy'urugo rwa gikirisitu yatanze ubuhamya bunejeje. Paje ya 87 haranditse ngo umwana w'umukobwa igihe yujuje imyaka 9 cyangwa 10 y'ubukure agomba gutegekwa kugira uruhare mu mirimo yo mu rugo uko ubushobozi bwe bwaba bungana kose, kandi akwiriye kubazwa uko yashohoje inshingano imureba. Ubwo yari abajijwe icyo yifuza ko abana be b'abakobwa bazakora, uyu ni umugabo umwe, umugabo w'umunyabwenge yarashubije ati, nshaka ko bigira kuri nyina w'indashyikirwa, gukoresha neza igihe cyabo no kuzaba abagore n'ababyeyi beza, bakayobora neza umuryango kandi bakaba ingirakamaro muri rubanda. Murumva ko uyu mugabo rwose yari yaranyuzwe n'umugore we, kugeza igihe yavuze ati rwose uwagira ngo uyu mugore wanjye abana banjye bazamwigireho uko ameze n'abariko bamera. Mbese yaranyuzwe nawe. Niyo mpamvu mu gitabo cy'imigani igice cya 31 umurongo n'uwa 10 hatubwira uyu mugore w'intangarugero uburyo aba ameze. Umugore w'imico myiza ninde wamubona? Arusha cyane rwose Marijani igiciro. Umutima w'umugabo we uhora umwiringiye kandi ntazabura kunguka. Ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye. Ameze nk'inkuge z'abagenza, azana ibyo kurya bye abikura kure, abyuka kare butaracya akagaburira abo mu rugo rwe, agategeka abaja be imirimo ibakwiriye. Yitegereza umurima akawugura, awuteramwo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye. Akenyerana imbaraga, agakomeza amaboko ye, abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro, kandi nijoro itabaza rye ntirizima. Afatisha ukuboko kwe urubambo ruriho ipamba, intoke ze zigafata igitahotoza. Aramburira abakene ibiganza, kandi indushyi akazitiza amaboko. Ntatinyisha abo mu rugo rw'igihe cy'imbeho, kuko abo mu rugo bose bambaye ibikomeye by'imihemba. Yibohera ibirago by'ibisuna, imyambaro ye ni imyenda y'ibitare byiza n'imihengeri. Umugabo we amenyekana mu marembo y'umudugudu, yicaranye n'abakuru b'igihugu. Aboha imyambaro akayigura, agurira abagenzi imikandara. Imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye, kandi igihe kizaza azaba giseka atacyitayeho. Abumbuza akanwa k'ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo. Amenya neza imico yo mu rugo rwe, bivuga ngo imico yabe abayizi, kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubute. Abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha, n'umugabo nawe aramushima ati, abagore benshi bagenza neza, ariko weho urabarusha bose. Murumva yuko uyu muntu ni intangarugero, ashimwe n'umugabo, ashimwe n'abana, kandi ashimwe n'abaturanyi ndetse n'abashyitsi. Bantu b'Imana, Imana ibafashe kugira ngo tugere kuri iyi ntego niyo Imana ishaka. Kandi ubukirisitu buhereye mu rugo bujya bugira umusaruro n'ahandi hose. Imana idufashe, twese idufashe kugira imyumvire myiza mu izina rya Yesu. Amen.
akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.